Reka nanone nguha ikaze wowe tubana umunsi ku munsi we wakoze subscribe kuri Msafi TV. Reka ngushimire cyane, nizera ko ibintu bya bikomeje kugenda bigenda neza cyane. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda mvura imirwi kinyarwanda aho uri hose kwisi, dufite inshuti nyinshi zidukurikira ziri muri leta z'ubumwe za Amerika, inshuti nyinshi zidukurikira zakadasohoka ziri mu gihugu cy'u Bugande, ziri muri Congo, ziri mu Burundi, ziri Tanzania, all over the world. Reka nanone nguha ikaze kuri ino platform aho ngiye kukubwira amakuru akomeje kugenda acicikana, ariko nanone akaba atari kuvugwaho rumwe. Amakuru ya mbere turi buze tugarukaho ni inkuru y'uwitwa Yampano ndetse n'umugore we. Ni nyuma y'igihe ubwo hari hamaze igihe hagaragara cyangwa se hazenguruka amashusho ye arimo gutera akabariro cyangwa arimo yakora ishimisha mubiri n'uwo umugore we. Uyu nguyu yamaze kuba yakerekeza mu gihugu cy'Ububirigi aho ibyo yagiyemo uraza kuza ubyumva muri ino nkuru. Hanyuma turaza nanone tugaruke ku yindi nkuru y'uwitwa DC Clement ndetse n'uwitwa Alliah. Ni mu gihe hashize igihe kitari gito uwitwa DC Clement ndetse na Alliah badacana uwaka. Uyu munsi kuri nocuro uwitwa DC Clement yaje gushira umucyo ku gituma badahuza n'uwitwa Alliah ndetse anasobanura n'impamvu yabyo. So ayo niyo makuru ngiye kuza ngusomera cyangwa ngiye kuza nkunyurizamo amaso kugira ngo tukomeze kugenda tunogerwa n'ibiganiro byinshi banagiye ngutegurira hano kuri Msafi TV. Ngiye nkuko bisanzwe yakomeye ayo Safi Tiger nguhaye ikaze muri ano makuru, muri no trending news komeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, we'll be back. Nanone reka nongere nguha ikaze cyane. Hanyuma nkubwira ko uwitwa Yampano ndetse n'umugore we ubu bamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi aho yagiye kumvikana na diaspora nyarwanda uburyo yazahakorera ibitaramo mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Ni nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zivugwaho ahanini zakurikiye ishyirwa hanze ry'amashusho abagaragaza bari mu gikorwa cy'abakuze cyangwa bari muri sexe ku munsi w'ejo tariki 3 Ukuboza umwaka wa 2025 nibwo worizabwira Florier wamamaye mu muziki nka Yampano yifashishije ahatambutswa ubutumwa bumara amasaha 28 ku rukuta rwe ku rubuga rwa Instagram mu gushyira hanze amafoto amugaragaza ari mu ndege. Ni nyuma y'igihe gito rero yongeye gushyira hanze andi mafoto ari kumwe n'umugore we abageze ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cy'Ububirigi mu mujyi witwa Ostend uherereye mu ntara ya West Flanders. Amakuru dukesha ikinyamakuru Isimbi yamenyekanye yakesha abantu bafite ndetse banasanzwe babarizwa mu itsinda rigari rireberera inyungu z'uyu muhanzi nuko Yampano yagiye muri iki gihugu mu bikorwa birimo ibijyanye no guhura n'abantu batandukanye by'umwihariko diaspora nyarwanda ibarizwa hariya mu rwego rwo kumvikana ibijyanye no kuba yazahakorera ibitaramo bisoza n'ibitangiza umwaka. Ibi bikaba bitandukanye n'ibyari birimo biravugwa n'abantu aho nyuma yuko bamwe mu bashize amafoto y'ubwambure bwe cyangwa amavideo y'ubwambure bwe hanze amaze kuba yajya hanze, ndetse n'umuvugizi wa RIB bwana Dr Murangira Bitseri amaze kuba yaca amarenga ko Yampano ashobora kujya mu nkiko n'akagira ibyabazwa kugira ngo bamenyekane uruhare yagize kugira ngo ari amavideo ye abashe kuba yajya hanze. Abenshi bavuga ko ashobora kuba ari cyo yakwepye, ariko urabyumva neza ko yagiye mu gihugu cy'Ububirigi kugira ngo ajye kubonana na diaspora nyarwanda ibarizwa muri kiriya gihugu kugira ngo bumvikane uko yazakorera ibijyanye n'ibitaramo byo gusoza umwaka ndetse no gutangiza umwaka wa 2026. Byanemejwe ko kandi uyu muhanzi uherutse gushyira hanze umuzingo muto w'indirimbo ariyo EP yise Inkanda Vibes afite na gahunda yo kuzafatira amashusho y'indirimbo zimwe na zimwe ziri kuri EP muri ikiriya gihugu. Usibye gushyira hanze Inkanda Vibes nka EP anakubutse mu nkubiri y'impaka ndende zakuruwe
n'ukwiyambazwa kw'inzira z'amategeko nyuma yuko mu kwezi gushize hasohotse amashusho y'urukozasoni nk'uko nabikubwiye amugaragaza we n'umukunzi we Uwineza Diane bari mu gikorwa cy'abakuze. Nk'uko rero isimbi ikomeza ibivuga twari twabitangaje cyangwa se nk'uko isimbi ikomeza kuba ibivuga muri no nkuru zati nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rukiri kumukoraho iperereza. Ibyo nabikubwiye yuko kugira ngo hamenyekane none uruhare nk'uko nabikubwiye yageze kugira ngo ano ma video ye y'ubwambure bwe abashe kuba yajya hanze. Kugeza ubu nk'uko nabikubwiye ubu hamaze gutabwa muri yombi abantu bagera kuri 5 bakurikiranyweho gusakaza ari amashusho. Abo bantu rero uko ari 5 bamaze gutabwa muri yombi n'uwitwa Cyprien uzaba kiriho wamenyekanye nka Jihad, Akwizera Nestor kunda kwita Papi Nestor, Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman, ndetse na Kalisa John uzwi nka K John na Ishimwe François Xavier. Nibo rero bamaze kuba batabwa muri yombi kuri ino kino kibazo. Hanyuma nanakwibutsa ko uwitwa Pazoman ndetse na K John uyu munsi barajya mu rukiko kuburana ibyaha bashinjwa byo gusakaza amafoto ndetse n'ubwambure bw'uyu muhanzi. Ngayo nguko reka tuze tujye kwa DC Clement ndetse n'uwitwa Alliah. Ni nkundura y'amagambo yabayeho hagati ya DC Clement ndetse n'uwitwa Alliah. Hanyuma ibi bikaba byaraje gukurura amakimbirane aho bamwe bavugaga ko Clement yavuga impamvu avuga inkuru kuri Alliah ko ari aba yabitumwe n'umwe mu bagize umuryango we, ariko Clement yabishyizeho umucyo avuga ko ibi ngibi atari ko bimeze. DC Clement rero yavuze ko amaze igihe kirekire afitanye ibibazo na Alliah, byose bishingiye ku nkuru yigeze kubakoraho ubwo yari akiri mu itsinda rya Kigali Boss Babes ntizishimishe uwitwa Alliah. Ikindi kibazo bafitanye nuko Alliah atumvikana na Isimbi Model kandi akaba ari uwo mu muryango wa DC Clement, bityo rero Alliah akaba akeka ko inkuru DC Clement amukoraho azitumwa na Isimbi Model. Clement rero yahakanye aya makuru yuko asebya Alliah kubera ko ngo yanze kumutwerera cake mu bukwe bwe, avuga ko yari yarayimwemereye ariko atayimuhaye, ndetse anavuga ko ngo batongeye kuvugana kandi mu kuyimwemerera ari Alliah wenyine ubwe wabimwisabiye ko azamufasha no kumutwerera mu bukwe bwe. Urumva ko nani DC Clement we avuga ko ibyo kuvuga ko asebya Alliah kubera ko yanze kumutwerera keke mu bukwe bwe, avuga ko atari ibyo mpamvu, ariko nanone bikavuga ko ngo kubera ko wenda ari umwe mu bagize umuryango wa Isimbi Model kandi Isimbi Model akaba dahuza na Alliah, bikavuga ko wenda ashobora kuba ariho ano makimbirane ava. Bivuga ko ngo ashobora kuba uwitwa DC Clement atumwa na Isimbi Model kugira ngo akore inkuru zisebya uwitwa Alliah. Ariko ibi byose uwitwa Clement DC TV akaba yamaze kuba yatanga umucyo avuga ko ibi rwose ntaho bihuriye, ko ibyo ari showbiz nkuko bisanzwe, nta kindi atagendeye kuko ngo Alliah yamubeshye ko azamutwerera keke ndetse akanamufasha no mu bukwe bwe, ariko ngo ibi byose byaje kurangira nta kintu na kimwe Alliah amufashije. So ngayo nguko uko niko bimeze. Niyo makuru nari ngufitiye muri kano kanya. Yo makuru nari ngufitiye arimo aragenda trendinga kuri social platforms nyinshi zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho nakubwiye ko uwitwa Yampano yamaze kuba yaterekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho agiye kuganira na diaspora nyarwanda kugira ngo arebe ko bakumvikana akazahakorera ibitaramo bisoza umwaka ndetse bitangiza n'umwaka mushya wa 2026. Hanyuma nakubwiye nanone ku makimbirane y'uwitwa Alliah ndetse
n'uwitwa DC Clement, aho DC Clement yaje kuba yashyiraho umucyo akavuga ko ibyo Alliah amushinja byuko inkuru akora marabitsi azita umwana isimbi model wo mu muryango we katari byo ntaho bifitiye isano. So reka mwifuza gukomeza kugira ibihe byiza cyane nge nkuko bisanzwe yokomi eyo safe taiga.